Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi. Tugiye kurebera hamwe ibintu 8 ababyeyi benshi bagenderaho bitari ukuri bacutsa abana. Muri iki kiganiro turaza gusesengura uburyo umubyeyi akwiye gucutsa umwana ndetse n'igihe umwana akwiriye gucukira. Tunarebe amakosa menshi ababyeyi bajye bakora mu gihe baba bifuza gucutsa umwana. Ese umwana akwiye gucutswa ryari ku buryo bitamugiraho ingaruka? Abashakashatsi batandukanye bagiye bagaragaza yuko kubyara ari ibintu biba bikwiye gutegurwa. Umuntu akavugana na mugenzi we cyangwa se umugabo we bagashyiraho uburyo bwiza bwo kuzabyara umwana n'igihe bamwifuriza, kugira ngo hirindwe amakosa menshi cyane ajya akorwa igihe cyose umwana aba yaje atunguranye. Ni byiza yuko witegura gusama, ugategura igihe wumva ushakira kuzasama, ndetse ugategura umubiri wawe kugira ngo ubashe kuzakira uwo mwana mushyashya uzaba yaje. Muri iki gihe rero cyo kwitegura gutwita, ni nacyo gihe umubyeyi ashobora guteguramo uburyo bwo kuzonsa umwana n'igihe yifuza kuzamwonsa uko kizaba kingana. Ahangaha rero biba ngombwa yuko umubyeyi ategura ndetse ibizaba biri kumufasha muri icyo gihe cyose cyo gutwita kuzageza igihe azaba yanabyaye. Abashakashatsi benshi banavuga yuko ari byiza ko umubyeyi anategura uburyo bwo kubyara. Uzabyarira he? Uzafashwa nande? Ese uzaba ufite ibyo kurya bihagije kugira ngo uzabashe kubona amashereka? Ese uzaba ufite ubushobozi bwo kwivuza mu gihe bizaba ari ngombwa? Ibi rero ni ibintu bitegurwa mbere y'uko umubyeyi asama, akazasama yaramaze gukora iyi gahunda ku buryo nta kintu na kimwe kizamutungura mu buzima bwe. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe uburyo ibi bintu bikwiriye gukorwa n'uburyo bikwiriye gutegurwamo. Kubyara ni ingabire ya rurema, kuko Imana niyo itanga urubyaro ku bayizera, ariko kandi hari n'igihe usanga umuntu aba adashobora kubyara bitewe n'impamvu runaka zitandukanye. Nyamara muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu wese wahawe iyi ngabire yo kubyara aba akwiriye kuyikoresha neza, kugira ngo uyu mwana uzaza ku isi azavemo umwana w'umumaro, ndetse azaba umwana uzafasha umuryango we, igihugu ndetse n'isi muri rusange. Uyu mwana rero akwiye gutegurwa kare. Niba uri umubyeyi witegura kubyara, ni byiza yuko utangira kurya indyo yuzuye kugira ngo umubiri wawe ugire imbaraga zizabasha kwakira wa mwana. Ikindi, mu buryo bw'imitekerereze ukwiriye kwitegura kwakira uwo muntu mushyashya uzaza mu buzima bwawe. Hariho ababyeyi bahitamo kubyara batabana n'abagabo, hariho n'abandi baba bari kumwe n'abagabo bakitegura uburyo bwo kuzagira uwo mwana. Ibyo byose rero bitegurwa kare. Icy'ingenzi ni uko umubyeyi w'umugore amenya yuko umubiri we witeguye kwakira umwana mushyashya, kandi ko azamuherekeza muri uru rugendo kugeza ageze ku isi. Ahangaha rero ndagira ngo mbabwire yuko abashakashatsi batandukanye bagaragaje yuko iyo wateguye neza ibyo gutwita, ugategura neza ibyo kubyara, konsa umwana biroroha, kuko gahunda yo konsa umwana nayo urayitegura. Hariho ababyeyi bamwe bahitamo kuzaha abana babo amata, cyangwa se bakazabaha amashereka anyuze muri bibero. Rimwe na rimwe ugasanga ibingibi nabyo ari ukubangamira uburenganzira bw'umwana, kuko umwana wese uvutse aba agomba konka agahabwa amashereka kandi aturuka kuri mama we igihe cyose bishoboka, keretse habayeho ingorane z'uburwayi ku mubyeyi, cyangwa se uyu mubyeyi yatakaje ubuzima. Aha niho honyine haba hakwiriye gushakishwa ubundi buryo uyu mwana yakwakira ibimutunga biturutse ahandi. Ariko igihe cyose umubyeyi ahari akaba ataratunguwe no gutwita, aba akwiriye rwose kumva ko akwiye konsa. Utegura umubiri wawe rero ukawumenyesha yuko uzonsa umwana mu gihe runaka. Ni byiza ko mushyiraho igihe umwana wanyu azonka. Mushobora kuvuga muti tuzonsa umwana imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5. Abashakashatsi batandukanye bavuze ko konsa biterwa n'ibihugu ndetse no gucutsa bigaterwa n'imico n'aho abantu baherereye. Hari aho usanga umwana ashobora konka agacuka afite umwaka, ahandi bakonsa umwana akaba yacuka afite imyaka 3 ndetse kugeza kuri 7. Igihari rero ni uko bitewe n'umuco ndetse n'uturere abantu baherereyemo, ushobora gusanga nta gihe runaka abantu bavuga ko bakwiriye gucukirizaho umwana. Ariko OMS cyangwa se urugaga rw'abaganga ku isi yose rwita ku buzima bagerageje gukusanya ibyo abashakashatsi batandukanye bavuze, bagena igihe cyiza cy'uko umwana ashobora gucuka. Ni ukuvuga ngo tugendeye kuri iki cyegeranyo,
OMS ivuga ko umwana agomba konka kuva avutse kugeza ku mezi 6 nta kindi kintu umubyeyi amuha, ariko umwana akaba yakonka kugeza ku myaka 2 yaratangiye guhabwa imfashabere. Ahangaha rero biba byiza cyane iyo ababyeyi bashoboye kubahiriza aya mabwiriza, kuko ubushakashatsi bwakozwe n'abaganga bashinzwe abana bo twita abapediatre ndetse n'abashakashatsi bashinzwe iby'imirire bagaragaje yuko umwana wonse kugeza ku myaka 2 aba afite ubuzima bwiza, cyangwa se icyo twakwita impamba y'amahina mu kinyarwanda, bizamufasha kuza kugeza abaye mukuru. Banagaragaza yuko abana bagiye bacutswa imburagihe bagiye bagira ibibazo by'uburwayi butandukanye ndetse bagakura nabi, ugasanga nyine b'abana iby'imitekerereze cyangwa imikorere y'ubwonko bwabo iba ikora nabi bitewe n'uko baba barahungabanye mu gihe bacutswaga. Aha rero byumvikane yuko ari byiza ko umubyeyi wese ugiye kubyara aba akwiriye kumenya ko byibuze akwiye konsa umwana kugeza kuri ya myaka 2. Abahanga batandukanye bavuze ko umwana wonse kurenza imyaka 2 aba ari amahirwe akomeye ku buzima bwe, kuko nawe bikomeza kumugirira neza ndetse no gutuma yumva ari hafi y'umubyeyi we cyane. Ku by'imitekerereze ndetse n'imikurire y'ubwonko bwabo bagaragaje ko aba bana bose igihe kinini cyane baba bafite ubuzima bwiza kurenza ba bana bacutse imburagihe. Reka nze dusesengure aya makosa 8 cyangwa impamvu 8 zidakwiriye ababyeyi benshi bagenderaho bacutse abana bikabageraho ingaruka mbi. Impamvu ya mbere igituma ababyeyi benshi bacutse abana ndetse bikabagiraho ingaruka mbi kandi iyo mpamvu atari ngombwa ni ugusubira mu kazi. Mu bihugu bitandukanye ku isi usanga hariho amabwiriza atandukanye y'ibyerekeye abakozi ndetse n'imikorere cyane cyane ku buzima bw'ababyeyi babyara. Hamwe ugasanga bafite ibiruhuko byo kubyara bitandukanye, amezi 3, amezi 6, umwaka, imyaka 2. Ahangaha rero uyu mubyeyi areba igihugu arimo, akareba n'iki itegeko ry'umurimo rivuga ku mubyeyi wabyaye. Kenshi inaha iwacu usanga ababyeyi bamara amezi 3 bari mu rugo, noneho nyuma y'amezi 3 bagasubira mu kazi. Ababyeyi benshi rero usanga barabaye stress cyangwa se bahungabanywa ndetse bakagira n'ikibazo ku byerekeranye n'uburyo bazasiga umwana w'amezi 3 mu rugo bagasubira mu kazi. Ibi bigatuma bamwe bashobora gucutsa abana hataragera. Ariko icyo abashakashatsi batandukanye bagiye bavuga ni uko mu gihe cyose ugiye gusubira mu kazi uba ugomba gutegura ubuzima bwawe ndetse ugategura n'ubuzima bw'umwana mbere y'uko ugasubiramo. Kumucutsa rero ntabwo ari byiza muri iki gihe cy'aya mezi, cyane cyane ko umwana aba akigukeneye. Mu gihe tuzirikana yuko amashereka ariyo yonyine abitse intungamubiri zose ubuzima bw'umwana bukeneye, ni byiza yuko atayavutswa n'uko mama we agiye gusubira mu kazi. Ababyeyi basubira mu kazi bagirwa inama yo kubitegura mbere y'ukwezi n'igice. Niba uzasubira mu kazi utangira gukora umwitozo wo gukama amashereka kugira ngo uzayasigire umwana. Ahangaha ababyeyi bagirwa inama yuko bakwiriye gushakisha ibyo kurya, bagashakisha intungamubiri zose bakira zivuye hanze kugira ngo bazasigire abana babo amashereka afite ubuziranenge. Mu biganiro twakoze byabanje twasisenguye uburyo gukama amashereka no kuyabika bikwiriye gukorwa. Ubwo mwazareba icyo kiganiro nacyo mukaba mwagikurikira kikabafasha kugira ngo igihe cyose ugiye gusubira mu kazi usigire umwana amashereka abasha kumufasha. Hari igihe usanga umubyeyi akubwira yuko adafite amashereka ahagije, akifuza kuba yasigira umwana amata cyangwa se ibindi bintu byaza kuza kumufasha. Mubyeyi umurikiye, ntabwo amata y'inka ari byo kurya by'abana, cyane ko abazanira ingaruka zitandukanye nko kurwara amakonstipation ndetse akaba yanabateza n'ibibazo byo kugira malnutrition cyangwa se kugaragaza ibimenyetso by'indyo nkene. Ni byiza rero yuko ayo mata y'inka wowe wayanywa nk'umubyeyi, ahubwo ugatanga amashereka akaba ari usigira umwana kugira ngo ashobore kwakira aya mashereka meza. Ikindi ni uko ababyeyi bashobora gushyiraho amasaha yo konsa. Niba uzi neza yuko uri mu kazi, ushobora kuzana wa mwana ukamushyira hafi yawe ari kumwe n'umugufasha mu kumurera, noneho igihe cyo konsa cyajya kigera ukanyaruka ugaha umwana ibere aho kugira ngo umwana yicwe n'inzara cyangwa se asubire inyuma bitewe n'uko yabuze amashereka. Ahangaha rero umubyeyi wabyaye yumvikana n'umukoresha we akamworohereza kugira ngo ashobore kujya yonsa umwana mu gihe ari mu kazi. Ibi bikaba byafasha ko akazi kadapfa kandi n'ubuzima bw'umwana ntibube bwakwangirika bitewe n'uko mama we yasubiye mu kazi. Mwese rero munkurikiye muri ababyeyi b'abakozi,
bayobozi mumenye yuko gucutsa umwana imburagihe bitewe n'akazi ukora bitemewe, ndetse byasa rwose no kumuhohotera bitewe n'uko umwana yemerewe kurya kandi yemerewe kwakira ifunguro rye rikwiriye mu gihe gikwiriye. Ni ahanyu rero kumenya uburyo akazi kanyu ndetse n'uburere bw'umwana mu byerekeranye no kurya mugomba kubihuza, ariko umwana ntabura amashereka bitewe n'akazi. Impamvu ya kabiri yagaragaye ni uko ababyeyi benshi iyo bonsa bajya bagira ububabare, ugasanga mu gihe cyo konsa umwana umubyeyi arababara. Abashakashatsi batandukanye bagiye bagaragaza yuko ubu bubabare umubyeyi yumva akimara kubyara mu gihe ari konsa umwana ari ububabare busanzwe, cyane cyane ko nyababyeyi iba ikongera kwiyegeranya ishaka gusubira mu mwanya wayo. Ubu bubabare rero ni ububabare burangira. Iyo uyu mubyeyi akiri kwa muganga ashobora guhabwa imiti igabanya ububabare, bityo akaba yakonsa neza atari kubabara. Ikindi ni uko hari igihe ababyeyi bagira udusebe ku mabere, ugasanga igihe cyose umwana atamiye ibere umubyeyi arababara cyane. Bamwe rero bakabihindura impamvu yo gucutsa umwana imburagihe. Mubyeyi unkurikiye, reka nkubwire yuko kuba ufite ubu bubabare cyangwa se warwaye utu dusebe ku ibere atari impamvu rwose ya nyayo yatuma ucutsa umwana, ahubwo ukwiye gushakisha uburyo utu dusebe watuvura kugira ngo ushobore konsa umwana nta mpungenge kandi nawe bitakubangamiye. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzabereka uburyo ababyeyi bakwiye gukora umuti mwiza wabafasha kwivura utu dusebe two ku ibere batarinze basubira kwa muganga. Ikindi ni uko hano haba hari ikibazo cy'uko umwana yonka nabi. Impamvu turiya dusebe tuza ku mabere ni uko umwana aho gufata ibere neza aba yafashe imoko, yatangira konka imoko igacikaho udusebe. Mu biganiro byatambutse kuri Karame Mubyeyi harimo ikiganiro kivuga uburyo bwiza bwo konsa ndetse n'uburyo washyira umwana ku ibere. Icyo nacyo ababyeyi bakwiye kukireba kugira ngo birinde kugira utu dusebe. Impamvu ya gatatu ababyeyi bajya bacutsa abana kandi atari impamvu ya nyayo ni igihe umubyeyi yatunguwe no gutwita, ugasanga yasamye kandi agifite umwana mutoya. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje yuko ibi ngibi abantu bibwira ko iyo wasamye ukwiye gucutsa umwana, ntago ari byo, kubera yuko ikibaho ni uko amashereka ashobora gukomeza kuza kandi aya mashereka akaba ntacyo yahungabanya ku buzima bw'umwana. Impamvu rimwe na rimwe abana bajya bagaragaza ibimenyetso nko kwituma nabi, diyare cyangwa ibindi, ni uko hari igihe iyo uyu mubyeyi yamaze gusama imisemburo myinshi iza ikivanga n'aya mashereka, umwana yayonka akaba yamugwa nabi. Ariko ibi nabyo ntabwo bimara igihe, bivuze ngo rero ushobora konsa umwana kandi unatwite kuzageza igihe uzabyarira. Ntabwo rero gutwita ari impamvu yatuma ucutsa umwana imburagihe, cyane ko iyo umucukije ahita asubira inyuma ndetse ugasanga ubuzima bwe bugiye mu kaga bitewe n'uko undi mwana yabonetse. Ibi kandi bikaba byarema urwango hagati y'aba bana bombi. Mu buryo bw'imitekerereze, uyu mwana iyo acutse imburagihe bimuviramo impamvu yo kwanga murumuna we cyangwa mushiki we ugiye kuza, bitewe n'uko aba atekereza ko uyu nguyu uje amubangamiye kandi amwambuye ibintu by'ingenzi yari afite. Abashakashatsi mu by'imitekerereze ya muntu ndetse no mu byerekeranye n'abana abapediatre bagaragaje yuko uyu mwana ashobora gutangira kugaragaza imico mibi cyangwa se amareaction mabi ugendeye kuko yari asanzwe ameze, bitewe n'uko aba atarategujwe ko hazaza undi mwana. Icyo nacyo ubwacyo gihinduka igikomere kuri we. Bivuze ngo mu gihe cyose wifuza gutwita ufite umwana mutoya, ukwiye nayo kumutegura ko hagiye kuza ubundi mwana. Rero iyo uyu mwana aje atunguranye gutyo bihita bibangamira umwana wari uhari. Ikindi ni uko iyo uhise umukura ku ibere bya hutihuti, ibi ngibi bishobora gutuma ahita asubira inyuma cyane, agatangira kugira indwara z'agahinda n'ishavu byangiza imikorere y'ubuzima bwo mu mutwe bw'umwana, ndetse rimwe na rimwe uyu mwana akaba yagira na depression, bikazavamo rero urwango rwo kwanga murumuna we. Niyo mpamvu ababyeyi baba bakwiye kwitonda cyane muri iki gihe, aho gucutsa umwana imburagihe kubera ko wasamye ugakomeza ukamwonsa mu gihe utwite, ndetse unamutegura unamubwira ko murumuna we ari hafi kuzaboneka. Hariho ibintu byinshi cyane abantu bavuga ku byerekeranye no konsa umwana umubyeyi atwite. Reka mbwire abankurikiye yuko ibiriya bimenyetso umwana yibonaho atari ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi babyumva mu buryo butandukanye, ugasanga bitewe n'imico n'uturere n'ibihugu abantu baherereyemo barumva ko konsa umwana mu gihe umubyeyi atwite biba byabaye nk'ishyano.
oya rwose ntabwo ari ishyano, ni ibisanzwe kandi ntacyo bishobora gutwara wa mwana. Ahubwo ikiba gikwiriye kubaho ni uko mu gihe uba wegereza kubyara ukwiriye gutangira guteguza umwana mukuru ko murumuna we azaza kandi ko bashobora kuzonkana. Ariko kubera ko umwana mukuru ashobora kuzaba ari gufata ibyo kurya bindi, ashobora kuzaharira ibere murumuna we, bityo uyu mwana agategurwa neza uburyo bwo kuzarekura ibere akarisigira murumuna we ariko bitamuhungabanije. Reka ngaruke mu kanya turebere hamwe indi mpamvu ya kane. Impamvu ya munani ituma ababyeyi bajya bacutsa abana imburagihe kandi nayo itari ngombwa cyangwa se itari yo, ni uko rimwe na rimwe usanga ababyeyi bagira ipfunwe cyangwa isoni zo kongereza abana mu ruhame. Ugasanga umubyeyi yumva bimuteye isoni cyangwa se yumva bitamunejeje ko yakonsa umwana ari nko mu muhanda, niba ari kugenda mu modoka, ari mu modoka rusange, mu gihe ari nko mu rusengero, mu gihe se ari ku isoko. Usanga ababyeyi bamwe na bamwe ibi bibatera ipfunwe bagahitamo gucutsa abana imburagihe. Nyamara abashakashatsi batandukanye bagaragaje yuko igihe cyose umubyeyi ari kumwe n'umwana we aba akwiriye kumwonsa ntibimutere ipfunwe. Kumva yuko uri ahantu mu ruhame, ni byiza ko ushobora kureba ahandi hantu wakwikinga ukonsa umwana uri amahoro, cyane cyane ko iyo uri umubyeyi uba ufite imyenda yihariye y'umwana ku buryo ushobora kwitwikira ukonsa umwana imyanya yawe y'ibanga, iyo twakwita amabere, atagiye hanze cyangwa se ngo abantu bose bakurebe. Ni byiza rero yuko umubyeyi atacutsa umwana bitewe n'uko aterwa ipfunwe no kumwosereza mu ruhame, cyangwa ngo usange wasize umwana mu rugo kandi uzi ko uri butinde, cyane cyane ko hari n'igihe kumusigira amashereka ahagije biba bitoroshye. Ni byiza ko wagendana n'umwana wawe igihe umwana ashakiye konka ukamwonsa. Abashakashatsi batandukanye bavuze ko konka ari uburenganzira bw'umwana, kutamwonsa ni ukumuhohotera. Ni byiza rero yuko niba wariteguye kubyara ukitegura n'igihe uzamara wonsa umwana, ukwiriye kumenya igihe gikwiriye cyo kumwonsa. Ntiwonsa umwana nk'aho ari impuhwe umugiriye, ahubwo ukamwonsa kuko ari uburenganzira bwe bwo kurya ndetse no kunywa, cyane ko mu mashereka ibiribwa n'ibinyobwa biba bikubiye hamwe. Ni byiza rero yuko iyi mpamvu ababyeyi bamwe bajya bakora yo gucutsa abana bitewe n'uko bo badashaka gusebera mu bantu cyangwa se bumva ko bibateza icyubahiro gikeya, bakwiriye kuyikuraho. Ibi bigendana n'uburyo ababyeyi bamwe na bamwe bajya banga konsa abana ngo amabere yabo atazagwa. Amabere ni urugingo rw'icyubahiro Imana yahaye umubyeyi cyangwa se umugore cyangwa se umukobwa. Nta kindi kintu rero Imana yayaduhereye, yayatangiye kugira ngo azabe ibyo kurya by'abana. Niba rero uri umubyeyi umurikiye ujya uterwa isoni no kumva ko amabere yawe yagwa bitewe n'uko wonkeje umwana, nagira ngo ngufashe guhindura imyumvire. Nta kandi kazi ayo mabere azigera abona, nta wundi murimo amabere azigera akora wangana no konsa umwana ukuvuyemo cyangwa se umwana wibyariye akazagira ubuzima bwiza bitewe n'uko wamwonkeje. Nta gisimbura ibere. Ahangaha mbona rero kuvuga yuko rimwe na rimwe usanga noneho ababyeyi bavuga ngo reka tuzakame amashereka tujye tuyashyira mu mabibero tuyaha abana ariko tutabonyeje. Ibi nabyo ni uguhohotera umwana kuko uba uri kumwambura uburenganzira bwe. Mubyeyi unkurikiye, reka nkubwire yuko igihe cyose wonsa umwana wawe uba uri kurema ibyishimo by'ahazaza he, uba uri kurema ubwonko bw'umwana, uba uri kurema urukundo mu mwana wawe. Iyo umwana yonka ari kumwe na mama we, akamwonka amureba mu maso, akamwonka amwishimiye, birema ubumuntu ndetse bigatanga imbaraga z'imitekerereze kuri uyu mwana kugira ngo azavemo umwana wishimye kandi ufite ubuzima bwiza sosiyete yacu ikeneye. Ni byiza rero yuko umubyeyi wese wonsa umwana aba akwiriye kwita cyane ku buzima bw'umwana kurenza kwitekerezaho we ubwe. Niyo amabere yawe yagwa ariko umwana wawe akazagira ubuzima bwiza, ntacyo byaba bitwaye kurenza ko wagumana amabere ataraguye ariko ukangiza ubuzima bw'abagukomokaho. Mubyeyi umurikiye, kuri iyi mpamvu ya munani ndagira ngo rwose nkubwire yuko ukwiye guhindura imyumvire ukumva yuko ubuzima bw'umwana wawe ari bwo bufite agaciro kurenza uko impagarike y'ubuzima bwawe yakomeza kumera. Reka turebere hamwe ingaruka 6 mbi zishobora kugera ku mwana ucukijwe imburagihe. Iyo tuvuze imburagihe
ni wa mwana ucukijwe atarategujwe ko agiye gucutswa. Ikindi ni wa mwana ushobora gucuka munsi y'imyaka 2. Iki gihe cyose umwana yacukiramo aba acukijwe hakiri kare. Ni byiza rero yuko igihe cyose uyu mwana agiye gucutswa agomba kubanza gutegurwa. Iyo atateguwe rero ingaruka zishobora kumuzaho ni ingaruka nyinshi, ariko muri izo ngaruka reka turebere hamwe ingaruka 6 zikunda kugaragara kuri aba bana bacukijwe imburagihe. Icya mbere ni uko uyu mwana atangira kurwaragurika. Akenshi usanga bene aba bana bakunda kurwaragurika, bakagira ibibazo by'ama-infection ya hato na hato, abandi ugasanga bararwara ama-constipation, indwara zifata mu mara yabo, bitewe n'uko ibyo kurya baba bahawe biba bidafite ubushobozi nk'ubw'amashereka. Ugasanga n'ibyo kurya bikomeye bitambuka mu mara y'aba bana bigoranye, cyane cyane iyo ari abana bahabwa amata y'inka cyangwa se amata y'ifu atakozwe neza ku rugero aba akwiriye gukorwaho. Ikindi ni uko bene abana byagaragaye yuko bagira indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Ugasanga bakunda kugira amagripe ya hato na hato, gukorora, bitewe n'uko iyi myanya y'ubuhumekero yabo iba ikiri imyanya mitoya cyane, cyangwa se iba ikiri imyanya itarakura ku rwego ruhagije. Ahangaha rero iyo umwana yonka amashereka ya mama we abasha kwakira bwa budahangarwa, akakira za ntungamubiri ziza gutuma ingingo ze zose zikura neza kandi zigakora neza. Iyo acukijwe imburagihe rero za ngingo zitari zarakuze ku rugero ruhagije zitangira kugira ibibazo. Ingingo zagaragajwe zikunda kugira ibibazo cyane cyane kuri aba bana ni urwungano rw'ihumeka ndetse n'urwungano rw'igogora. Bigaragara ko aba bana batangira kurwara indwara za hato na hato zifata muri izi nzungano zombi. Ikindi kibaho ni uko aba bana iyo bacukijwe imburagihe usanga bashobora kugira impfu zitunguranye. Ni hahandi ushobora gusanga umwana yapfuye ariko ntushobore kumenya ngo yazize iki. Abashakashatsi bagaragaje yuko igihe cyose utunguye umwana umukura ku ibere ashobora gutungurwa n'uru rupfu rutunguranye kandi bitari ngombwa. Ikindi cya gatatu cyagaragaye ni uko iyo uyu mwana amaze gucutswa imburagihe atangira kurwana no gushaka kwiyadaputa, cyangwa se umubiri we utangira kurwana no gushaka kwakira bya byo kurya bituruka hanze bidafite ubushobozi nk'ubw'amashereka. Ahangaha rero aba bana usanga bakunda kugira ibibazo byo kwituma nabi. Rimwe na rimwe bashobora kurwara indwara z'impiswi bitewe n'uko ibyo bakoresha bashaka kubaha bya byo kurya cyangwa ya mata ushobora gusanga byateguranywe isuku nkeya. Ibi bikaba kimwe mu bintu ushobora kuzahaza abana bato cyane. Impiswi ni indwara mbi itwara amazi menshi mu buzima bw'umwana, ndetse akaba yanatakaza ubuzima bwe mu gihe atitaweho neza. Ikindi ni uko abana bakunda kurwara indwara zo ku ruhu. Ugasanga abana bazanye ibituri ku ruhu. Rimwe na rimwe bishobora kuba bituruka ku maproteine menshi yakirwa n'umubiri wabo aturuka mu mata y'inka. Ibi rero bikaba byatuma uruhu rw'umwana ruzahara, cyangwa se akagira allergie ituruka kuri ibi byo kurya bindi bamuhaye bitari amashereka. Ikindi cyagaragaye cya gatanu ni uko uyu mwana ashobora kugira indwara z'umutima, ndetse akaba yagira n'indwara zituruka ku mikorere mibi y'umubiri we, cyane cyane iyo uyu mwana yagize umubyibuho ukabije. Hari igihe bene aba bana kuko bahita bahabwa amata bagahabwa n'ibindi bintu bitari ngombwa ko umubiri wabo wakira, bagira wa mubyibuho ukabije. Uyu mubyibuho rero ukaba watuma aba bana bazagira indwara z'umutima cyangwa se indwara za diyabete bakiri batoya. Icyo abashakashatsi batandukanye bavuze ni uko abantu bagiye guha aba bana amata cyangwa se igihe cyose ugiye gucutsa umwana uba ukwiye kwita kuri ibi bintu cyane, kugira ngo umenye niba uzashobora gufasha ubuzima bw'umwana wawe kudasubira inyuma cyangwa kutangirika. Impamvu ya gatandatu cyangwa se ingorane zindi zishobora kuba kuri uyu mwana ni uko imihindagurikire y'ubuzima bwe bwo mu mutwe ihinduka. Ahangaha reka mbwire ababyeyi bankurikiye ko aya makosa mu gihe mumaze kumva iki kiganiro mutazongera kuyakora. N'abayakoze byazaba byiza mufashe umwanya wo gusaba abana banyu imbabazi. Reba, utangiye ubwira umwana yuko ibere ari ryiza, umushishikarije konka. Umwana atangiye konka arabyishimiye. Nyuma y'igihe gito cyane utangiye kumubwira ko ibere ari ribi. Ahangaha abashakashatsi bagaragaje ko uba utangiye kwangiza imitekerereze y'uyu mwana. Ni ukuvuga ngo yarazi ko ibere ari ryiza, yaryishimiraga, bigatuma abona ko na mama we ari mwiza.
noneho mu gihe runaka umubwiye ko ibere ari ribi kugira ngo ariveho. Ababyeyi bamwe na bamwe usanga bashyiraho ibipfuko kugira ngo bagaragarize abana babo yuko amabere yarwaye, nyamara atari ukuri. Ugasanga abandi basigaho urusenda mu gihe umwana ari konka rya bere yari azi ko ari ryiza, noneho atangiye kuryonka yamaze kumva ko ibere ryabaye ribi. Ibi rero byangiza imitekerereze y'uyu mwana, bikanamwangiriza no mu kumva ko umuntu mwiza yakundaga ari guhinduka mubi. Ibi rero bituma abana binjira mu ndwara z'agahinda ndetse no mu ndwara z'ishavu, cyane ko abana barira cyane muri bene iki gihe cyo gucutswa, aho usanga umwana aba ari guhatirwa kuva ku ibere kandi we akirikeneye. Abashakashatsi rero bagaragaje yuko imitekerereze y'umwana ndetse n'ubwonko bwe bitangira gukora nabi mu gihe ari kurwana no kumva ko ibyo yabonaga ko ari byiza byamaze guhinduka bibi. Ahangaha rero bikaba byatuma abana benshi ndetse bagira amadepresiyo yandi aba azagira ingaruka ku buzima bwabo bwa buri munsi. Rimwe na rimwe usanga ababyeyi basigaho imiravumba, abandi ugasanga batangira kwihisha abana. Mu gihe umwana yumvaga ko mama we ari we muntu mwiza cyane ubaho ku isi, iyo mama we yatangiye kumwihisha, umwana atangira kurwana no kwakira uburyo wa muntu mwiza cyane yongeye guhinduka umuntu mubi cyane, cyangwa se agatangira kumva ko wa muntu wari mwiza cyane kuri we yatangiye kumubura. Aha rero akaba yatangira kurwara indwara y'irungu. Ibi byose ni ibintu bikorerwa mu bwonko bw'umwana twebwe tutabasha kubona nk'ababyeyi, ariko biba biri kwangiza ubwonko bw'umwana cyane. Niyo mpamvu mpamagarira umubyeyi wese umurikiye kumenya uburyo ukwiye gucutsa umwana utamucukije umuhungabanya, ahubwo ukamucutsa kubera ko wowe nawe mwamaze kubyumvikana. Ahangaha rero ni byiza yuko ababyeyi bategura gucutsa abana. Ni gute uyu mubyeyi akwiriye gutegura gucutsa umwana? Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe ingingo z'ingenzi zikwiye kwitabwaho mu gihe umwana agiye gucutswa. Reka turebere hamwe uburyo umubyeyi aba akwiye kwitegura gucutsa umwana. Ntabwo gucutsa umwana ari ibintu bikwiye rwose gutungurana, ahubwo ni ibintu bikwiye gutegurwa mbere y'igihe. Niba rero mwarumvikanye n'umutware wawe cyangwa se mugenzi wawe igihe muzacucirizaho umwana, ni byiza yuko cya gihe mwihaye mutangira kubitegura mbereho amezi 6. Ni ukuvuga ngo mugomba gutangira kwitegura mu buryo bw'imitekerereze, psychologically. Bishatse kuvuga iki? Mutangira kuvuga ko igihe cyo gucutsa umwana cyegereje, ariko ntabwo muvuga ko igihe cyo gucutsa umwana kigeze. Ahangaha abashakashatsi bavuze ko uba ukwiriye gutangira kubwira umwana ko ari hafi kuva ku ibere, ugatangira kumutegura mu buryo bw'imitekerereze ko hari igihe runaka azaba atacyonka bitewe n'uko yakuze. Tuzirikane ko ku mwana ufite hejuru y'umwaka aba ari wa mwana utangiye kuvuga utujambo tumwe na tumwe, aba ari wa mwana wumva, aba ari wa mwana ushobora kubwira ikintu cyiza akakimenya, wamubwira n'ikintu kibi akakimenya. Ahangaha rero mu gucutsa umwana, inama tugira umubyeyi, wirinda gukoresha amagambo mabi ucutsa umwana. Wirinda kumubwira ko ibere ryabaye ribi, wirinda kumubwira ko ibere ryagize ikibazo. Bya bindi byose twabonye mu kiganiro ababyeyi bajya bakora bashaka kwangisha abana ibere, mu gucutsa umwana mu buryo bwiza urabyirinda. Wimubwira ko hari ikibazo gihari, ahubwo mubwire ko igihe kigeze kugira ngo arekereho konka. Cyane cyane ko umwana aba ari gukura, uba ukwiye kumubwira ko ari kuba mukuru kandi ko nyuma ye hazaza n'abandi bana. Bijya rero bigorana iyo wamaze kubwira umwana ko ibere ari ribi, ejo akazabona murumuna we ari kuryonka, atangira kugufata nk'umubyeyi ubeshya, atangira kugufata nk'umubyeyi utari uwo kwiringirwa. Ni byiza ko mu gihe cyo gucutsa umwana umubwira ko konka ari byiza, ariko amaze gukura akwiye gusiga ibere akarisigira abandi bana bazavuka inyuma ye. Ahangaha rero mu buryo bwo kumutegura, mutangira kubimuganiriza wowe na papa w'umwana, mukamubwira ko hari igihe kizagera akaba atagikeneye konka, ahubwo azaba akeneye kurya no gufata ibindi byo kurya biturutse hanze. Ahangaha rero iyo mubiganira n'umwana, biba byiza ko mumuha umwanya wo kubyakira, nawe akagenda abyumva, yumva ko bya bintu ari ingenzi, akamenya ko gucuka atari ikintu kibi ahubwo ari ikintu cyiza, kandi akamenya yuko nubwo ibere rivuyeho yarikundaga, ariko ibere naryo n'amashereka atari ibintu bibi, ahubwo ko amashereka kuri mama we yamaze kugabanuka, bityo akwiriye kugira igihe cyo gufata ibyo kurya bituruka hanze. Ahangaha rero iyo umwana yateguye muri ubu buryo, bituma umwana adahungabana mu gihe cyo kureka ibere. Ikindi ababyeyi baba bakwiye kwitegura ni uburyo buri fiziki.
mu buryo bw'imiterere. Ni hahandi utangira gushakisha ikintu cyiza umwana wawe akunda. Ni igihe cyiza cyo kubana n'umwana mugakina, ntabwo ari igihe cyo kumwihisha ngo atoma, ahubwo murakina mugatemberana, ugatangira kumugurira ibintu byiza uzi akunda byo kurya, umubwira ko aribyo bizasimbura ibere. Mu gihe atakiri kubona amashereka, mu gihe atakiri kubona ibere, ariko azaba ari kubona ibindi byo kurya bye byiza akunze bizasimbura rya bere. Ibi rero bituma umwana acuka neza kandi adahungabanye. Ahangaha ikindi abashakashatsi bavuze ni uko iyo watangiye kumuha ibyo kurya ntumuhatira kubirya, ahubwo umutegura nk'uzabirya. Ikindi ibyo uzi adakunda ubikuramo, ahubwo ukamuha ibyo akunda kugira ngo yumve yuko atari agahato, cyangwa se ko ari igihe cyiza cyane cyo gukomeza kubaho mu gihe ari kureka ibere. Ikindi bavuze ni uko mu gihe mwatangiye gutegura gucutsa umwana, umubyeyi aba akwiye kwitegura kurya ibyo kurya bidatuma agira amashereka menshi, amashereka akagenda agabanuka. Iyo amashereka atangiye kugabanuka, utangira kubwira umwana yuko amashereka yabaye make atakiri kumuhaza, bityo umwana akamenya yuko koko akwiriye kwinjira mu kindi cyiciro cy'ubuzima cyo kurya ibyo kurya bitari kumwe n'amashereka. Ahangaha rero abashakashatsi benshi bavuga yuko iyo aya mashereka ari kugabanuka, icyo gihe umwana nawe atangira kumva neza yuko akwiriye kurya ibindi byo kurya. Ikindi umubyeyi aba akwiriye kwitaho cyane ni ukwimura umwana mu cyumba. Niba mwararanaga, ni byiza yuko umwana ajya mu cyumba cye. Ahangaha ariko umubyeyi ntiyihishe umwana, ahubwo mukajyana ukajya kumuryamisha, ukajya kumufasha gusinzira, ndetse ukajya ugaruka cyane mu cyumba kureba uko umwana ameze. Ibi ngibi bimuha umutekano wo kumva ko kuva ku ibere atari ugutandukana n'umubyeyi we, ahubwo ko kuva ku ibere ari icyiciro cy'ubuzima akwiye kwinjiramo. Rero iyo umusura cyane mu cyumba cye, ukamuganiriza mbere uko asinzira, mukaganira mugaseka, ukamufasha kumva ko ari gutandukana nawe mu buryo bw'icyumba, ariko atari gutandukana nawe mu buryo bw'imibereho. Ibi bituma umwana acuka neza kandi ntazagire ingaruka mbi zimugeraho. Iyo rero yageze mu cyumba cye, ahangaha ni hahandi nawe atangira kugenda yibagirwa ibere gahoro gahoro, bityo akazageza igihe rwose atagikeneye konka. Muri iki gihe rero uyu mwana aba arimo gucutswa, ni igihe kandi umubyeyi aba akwiriye kwirinda kubeshya umwana. Ahangaha iyo tuvuze kwirinda kubeshya umwana, ni uko udakwiriye kumuha impamvu runaka zigaragaza yuko akwiye kuva ku ibere zitari zo, ahubwo ukwiye kumuha impamvu nyazo zigomba gutuma umwana areka ibere. Ahangaha ababyeyi bagirwa inama yuko mu gihe uri kumwe n'abandi bantu muri rusange, ukwiriye kubwira umwana ko yamaze kuba mukuru, adakwiye konka abantu bamureba. Iki gihe nacyo umwana ashobora kumva koko nawe agize isoni, bityo akaba yagenda areka ibere buhoro buhoro. Hari igihe usanga umwana akubwira ati mama tugende mu cyumba, cyangwa se agashaka kukubwira ati ngwino nkubwire. Iyo umwana aguhamagaye, wimwangira, wimubeshya, ahubwo genda wumve icyo akubwira. Ashobora kugeza mu cyumba akakubwira ati nta kanyonyo mpibere. Ahangaha ugerageza kumuha impamvu zumvikana. Dore dufite abashyitsi mu rugo, dufite abashyitsi muri salo, rwose buretse tubanze tugende tuvugane n'abashyitsi, tubaganirize, ubanze ukine n'abana bagenzi bawe, nibirangira ndaza kuza kuguha ibere. Iyo rero birangiye wibeshya umwana, rwose genda umuha ibere, kubera ko cya gihe yaje agushaka ngo umuhe ibere ntuhite urimuha, ariko ukamuha amasezerano ko uza kurimuha, urarimuha akonkaho gakeya. Ahangaha bigaragara ko umwana atagitunzwe n'ibere, ahubwo mu buryo bw'imitekerereze, aho uri kumufasha kugira ngo atambuke cya cyiciro cyo kuva ku ibere yinjira mu cyiciro gishyashya cy'ubuzima cyo kubaho adafite ibere. Ahangaha rero ababyeyi bagirwa inama yo kuba abanyakuri ku bana babo, kuko iyo umubeshye akura azi neza ko mama we ari umubeshyi, kandi nawe bikazatuma ahinduka umubeshyi. Ariko iyo umubwije ukuri, umwana agenda ava ku ibere gahoro gahoro, akazageza igihe cyo kutonka wowe nawe mwese nta kibazo mufite. Reka mbibutse yuko uyu mubyeyi uri gucutsa umwana imburagihe nawe bimutera depression. Hari igihe usanga abamama bamwe na bamwe bamburwa abana babo bitewe n'uturere n'aho abantu bari. Ibi rero nabyo bishobora gutuma n'umubyeyi nawe agira depression mu gihe atacukije umwana we mu nzira iri normal. Ugasanga umubyeyi ahora regreta, abana no guhora yiciraho urubanza avuga ngo iyo umwana wanjye ntamucutsa, ni njyewe wateye ibi n'ibi, ni njye wakoze ibi. Ibi nabyo rero bibangamira ubuzima bw'umubyeyi. Niyo mpamvu nshishikariza ababyeyi bose bankurikiye kumenya ko bakwiye gutegura igihe cyiza cyo gucutsa abana babo.